ari Christophe ngo n'umudamu witwa Jeanne ngo nibo bamukubise cyane. Nibo bamukubise cyane baramubabaza. ngo n'uwitwa Vesa nawe yamucishagaho imitego ngo akikubita hasi ariho yakuriye ngo w'umucuranzi. Umusaza wa Jeanne yaba yarakubitiwe iwanyu mu rusengero mu kubera mu buhe buryo? Yakubitiwe cya hafi kubera iki byagenze biki? Yakubitiwe ku rusengero. Bana mbaraga mfite numva ndi kugwara isereri kubera iyo mirisho bamandaga mu mutwe n'ibyo bipfunze. Aho mu Rubavu ni imigeri baguteye? Ni imigeri bagiye bankubita n'imirisho y'ingoma. Barakwangije disi. Kristo ahantu uri rwose, ahantu uri icyo uri cyo cyose, inkoni wakubise uyu muntu ukamumugaza gutya, Imana izazi gukubite karindwi n'umuryango wawe. Nizigera yibagirwa inkoni wamukubise ukamumugaza gutya, ntuzave hano mu isi Imana izi nkoni itazikwishyuye. Kristo ntuzave muri iyi si izi nkoni wakubise uyu muntu ukamumugaza gutya atagira gikurikirana. Nawe ntuzave muri iyi si Imana itazikwishyuye. Kundekura nuko rero ubwo bahita bamfata amaboko bagenda bagonyora bankurubana banjyana mu nzu y'amasengesho. Yes, reka ngusoze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukurikira Inguni Zose TV, cyane cyane wowe wakoze subscribe kuri iyi channel. Reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha. Banyarwandakazi, noneho inkuru ngiye kubaha ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Njya nkunda kuvuga ngo tera agatebe wicare wumve iyi nkuru cyangwa se wumve iki kiganiro. Niba udafite umwanya ufunze iyi video ubanze ugire ibyo utunganya uze kuyumva ufite umwanya. Iyi nkuru none ndayihera hehe? Ni inkuru noneho ishyano ryarongoye Ndushyi, ibibereye muri ADPR. Noneho nagahoma munwa, ibintu bibereye muri ADPR ntago ari ibyo kuvugwa n'itama rimwe, cyangwa se ntago ari ibintu by'i Rwanda. Umukobwa witwa Sophia uzwi mu kubwiriza, mu kugenda abwiriza mu nzira cyangwa se mu mihanda. Uyu ni umukobwa, abatekereza ko wenda yaba ari umudamu, yivugiye neza ko ari umukobwa. Umumama witwa Jeannette wamukoresheje ikiganiro, ndetse iki kiganiro kigeze no kuvugwaho cyangwa se gukorwaho n'umuntu witwa Pastor Claude aka Radio. Uyu mukobwa witwa Sophia ni umukobwa usengera muri ADPR ya Cyahafi, aha ni mu murenge wa Gitega munsi yo mu Gacinjiro neza, kuringira ngo hano Cyahafi murahazi cyane ahantu hari urusengero rwa ADPR. Hanyuma rero uyu Sophia ngo kuwa kane wa kiriya cyumweru gishize, ngire ngo bari mu materaniro ubwo barimo basenga, yigisha ku ijambo riri muri Yesaya ibice 30 umurongo wa mbere. Reka ndibasomere mwumve ukuntu rivuga. Riravuga ngo abana b'abagome bazabona ishyano, niko Uwiteka avuga. Bagisha abandi inama atari jye, bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye kugira ngo bongere icyaha ku kindi. Uyu mukobwa cyangwa se uyu muhanuzikazi yatangaje ko iri ari ryo jambo yari arimo yigishaho, ngo arabwiriza. Amaze kubwiriza, dore rero ibintu yaje kubonera mu rusengero. Umuntu witwa, reka mbibutse ko iri torero cyangwa se uru rusengero ruyoborwa na Pasiteri Ntakirutimana Emmanuel. Uyu mugore ngo rero yaje gukubitwa n'abantu bitwa
Christophe n'umuntu witwa Jeanne ndetse n'uwitwa Vincent. Uyu witwa Vincent ngo ndetse ari we musaza wa Jeanne, avuga ko uyu nguyu ngira ngo ni umucuranzi. Hanyuma aba bose bakaba ari no muri korali, bakaba ari abaririmbyi, ariko noneho ngo ngire ngo uyu Christophe ashobora kuba ari n'umudiyakoni muri urwo rusengero rwa ADEPR. Hanyuma rero ukuntu iyi nkuru rero yaje gutangira, uyu muntu ngo akirangiza kubwiriza ndetse abantu bamwe basohoka bitahira bagenda, ngo yagiye yumva inshyi zo mu maso, imigiti yo mu mugongo, imirisho y'ingoma mu mutwe ndetse imigeri yo mu mbavu. Ariko ngo akaba uwitwa Vincent ngo yajyaga amukubita ibintu bya katapura ngo amukubita ibintu by'imitego hasi, abandi bamukubita ingumi zo mu nda, iz'imigongo, iz'imbavu, abandi bamukubita imirishyo mu mbavu ndetse no mu mutwe. Uyu mugore ngo agera naho umwuka uhera, cyangwa se ageraho imbaraga zishira, umwuka urahera. Hanyuma rero asobanura ko ngo mu kumurekura baje kugenda bamukurubana bamujyana mu cyumba cy'amasengesho. Bivuze ngo abarimo bamukubitira mu rusengero, ariko urumva ko ari aka kagurupe k'aba bantu uko ari batatu bari basigaye, cyangwa se bari basa nkaho bamusigaranye. Urumva ko bari babifite mu mugambi uko byagenda kose, ariko kugeza isaha ntabwo turamenya ngo ese bamuhoraga iki, ese bamujijije iki. Urumva guhera ku wa kane wo mu cyumweru gishize, uyu munsi turi ku itariki 14, twafashe ikindi cyumweru. Urumva ku wa kane w'icyumweru gishize uyu mugore yarakubiswe, bambe uyu mukobwa yarakubiswe gutya muri ubu buryo, ndetse ngo sinzi ngo abantu bahamukuye niba ari uko yagiye asobanura, ngire ngo ni abanyerondo cyangwa se abashinzwe umutekano baba baramujyanye kuri niba ari centre de santé, niba ari poste de santé ya Kabusunzu. Hanyuma rero akigera Kabusunzu ngo bamwohereza, bahise bamuha transfer yo kujya ku bitaro bya Nyarugenge. Uyu muntu mu by'ukuri yarakubiswe, ariko mu gukubitwa akubitwa n'aba bantu. Ariko wumve ko guhera icyo gihe na n'uyu munsi ngire ngo bahamagaye cyangwa se babajije umushumba cyangwa se pasiteri w'uru rusengero, avuga ko ibyo bintu abizi ariko atarahari. Ndetse no mu batangabuhamya cyangwa se mu bandi badiyakoni, uyu mama wakoreshaga ikiganiro, uyu murwayi cyangwa se uyu muntu wakubiswe, hari abantu yagiye agerageza guhamagara, ari abadiyakoni, ari abaririmbyi, ndetse abo bose bagenda bamubwira bati uwitwa Christophe, uwitwa Jeanne, uwitwa Vincent, aba bantu ngo nibo bakubise uyu muntu kabisa baramunoza. Ibi ni ibiki? Ibi bintu ni amahano, ibi bintu ntabwo byigeze byabaho, ibi bintu rwose ntabwo bibaho. Ibi bintu ni amahano abantu b'abakristo bifata, bagafata umukristo mugenzi wabo bakamukubitira mu rusengero, ndetse bikagera naho ngira ngo bashakaga no kumwica. Kuko urumva yuko aba bantu, urumva niba umwe yarakubitaga imigeri mu mbavu, undi agakubita ingumi, undi agafata imirisho y'ingoma agakubita, ndetse avuga yuko ngo bagiye bamukurubana, bamugoronzora amaboko, bamujyana bamujyana mu cyumba cy'amasengesho. Bivuze ngo bamukuraga mu rusengero hagati, bashaka kugira ngo bamukururire mu cyumba cy'amasengesho, aho batareba cyangwa se wenda batarebera mu madirishya ngo babe hari abantu bapfa kubibona. Ariko nanone ukibaza, aba bantu bakora ibi bintu babikora nta bandi bantu bareba. Ese ukibaza
uyu muntu kubera iki atigeze atabarwa, cyangwa se uyu muntu kuki atigeze ahabwa ubutabera kugeza uyu munsi. Yasobanuye neza yuko ngo hari n'umugenzacyaha cyangwa se umuribu yaba yaragejejeho iki kibazo, ariko akamubwira yuko azabikurikirana, ariko kugeza na n'uyu munsi akimuhamagara ntamwitabe. Ibi bintu rero abanyamakuru benshi bagiye babyumva, ndetse abantu bagiye batera comment bavuga bati uyu mukobwa akwiriye guhabwa ubutabera, aba bantu bagakurikiranwa, aba bantu bamukubise, aba bantu bamuhohoteye, aba bantu bamuvunaguye. Ngira ngo nk'uko mwagiye mubibona mu mafoto, harimo aho ari mu kagare, bivugwa yuko ngo ubungubu kano kanya yaba yagiye no kuri CHK guca mu cyuma kugira ngo barebe niba ubuzima bwe butarangiritse ku buryo bukomeye, cyangwa se wenda nta magufwa yagiye ameneka cyangwa se avunika, cyane yuko avuga yuko bagiye bamumena imbavu ndetse n'umugongo, abandi bamukubita imirishyo mu mutwe. Bivugwa ko rero ashobora kuba uyu munsi yari yagiye CHK kuri randevu kugira ngo acishwe mu cyuma. Aba bantu rero ngire ngo nk'uko nyine nabibabwiye, bagiye bababaza cyangwa se bari kugenda bibaza, natwe turibaza ese uyu muntu yaziraga iki? Ngira ngo ibi bintu ni ubugome busigaye bwaradutse, noneho bukadukira no mu nsengero cyangwa se bukadukira mu bakristo, ariko noneho by'umwihariko nk'idini cyangwa se abandi bavuga ngo ni itorero ADPR, aya mabara ntago yigeze yaberamo. Ariko ibi ngibi ntago byadutungura. Ngire ngo hari n'abandi bakozi b'Imana bigeze barwanira mu nsengero, hari abapasiteri bigeze kurwana mu nsengero, murabizi hari amahano yagiye aba mu nsengero nyinshi, cyane cyane nka ADPR ya Bweramvura n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ariko mu cyahafi ngire ngo niyo mahano ya mbere ahagaragaye muri ADPR, aho abantu bifata abantu noneho b'abagabo, harimo n'umugore umwe, bagafata umuntu w'umukobwa cyangwa se umuntu w'igitsina gore, bakajya guhuragura, bakajya gukubita nk'abari guhura ibishyimbo. Ibi bintu rero ni amahano, ngira ngo benshi bagiye babivugaho mu buryo bugiye butandukanye, ariko abantu bose bavuga bati ibi bintu ni amahano, ntabwo ibi bintu bikwiriye. Ndetse mu gihugu cyacu kirimo ubutabera, mu gihugu cyacu kirimo umutekano, harimo ubwisanzure bw'umuturage, kuba abantu bagufata uretse n'aba ngaba, nta n'undi muntu wemerewe kuba yagufata ngo aguhohotere bene aka kageni. Ariko noneho abantu bakabigaruka bakavuga bati ibi bintu kuki byabaye, abantu bagaceceka, ibi bintu kuki byabaye kuva ku wa 4 kugera uyu munsi icyumweru kigiye gushira, kuki ibi bintu byacecetswe, kuki ibintu byagizwe ibanga cyangwa se byagizwe ubwiru? Hanyuma rero ngire ngo aba bantu uko byagenda kose barakurikiranwa. Nzi neza yuko inzego zacu za RIB cyangwa se inzego z'ubugenzacyaha zamaze, ngire ngo uyu mukobwa nk'uko nabibabwiye yagerageje guhamagara umuribu, ariko ashobora kuba wenda yari ataramugeraho neza, cyangwa se ngo amufate wenda aze afate abo bantu, cyangwa se baze bate abo bantu muri yombi, ari nabyo wenda procedure yaba arimo. Ariko ngire ngo uko abantu bahagurutse bavugira uyu mukobwa, ibinyamakuru byinshi byahagurutse, abanyamakuru benshi bahagurutse, ndetse harimo n'abakozi b'Imana bafite amacano bagiye bahaguruka. Ngira ngo iyi nkuru yatangajwe yatangajwe n'uwitwa Jeannette, ndetse mu kanya Pastor Claude nawe ayikozeho. Mbivuze ngo rero iyi ni inkuru umuntu adakwiriye guceceka, kuko ibi bintu ntago ari iby'u Rwanda, ibi bintu ntago ari ibyo gushyigikira. Niba abantu bifata bagafata umuntu noneho by'umwihariko akaba ari umukozi w'Imana, noneho bakaba basengana mu rusengero rumwe, bakamufata bakajya
kumwihererana bakamukubita bakarinda iyo bamuvunagura bakamugira ikimuga. Uyu mukobwa uretse wenda uwo murimo yakoraga w'ivugabutumwa, ariko yagiye avuga yuko mu kazi ka buri munsi akora ni muri ba bantu batunzwe cyangwa se bikorera ka kazi ko kugenda barangura ibijerekani, ibidomoro, amacupa n'ibintu bijyanye nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo urumva yuko mu gihe bamaze kumugira gutya, urumva ko nta mibereho afite, bivuze ngo nta kiri kubasha kugira icyo yakwikorera. Sinzi yemwe n'amafaranga arimo arakoresha yivuza, kubera ko mu bamukubise cyangwa se mu bamukoze ibyo ngibyo, mu bamuhohoteye, ngire ngo nta n'umwe ushobora kuvuga ati wenda reka ngire uruhare mu kuvuza uyu muntu cyangwa se mu kumugaburira. Uyu munsi kano kanya niba akodesha, birashoboka yuko n'igihe cyo kwishyura inzu cyagera. Niyo mpamvu natwe dusaba abakurikira Inguni Zose TV, ndabizi ko mugenda muba benshi kandi murushaho kugenda mukurikira ibiganiro byacu. Uyu mumama ni umuntu uzwi, ndetse uzwi n'abantu benshi, cyane ko ari umunyamihanda, nawe agenda abwiriza ku muhanda, ariko noneho akaba umukristo by'umwihariko wa ADEPR, usengera ku rusengero rwa Cyahafi. Ngaya nguko rero, aya niyo makuru twagiye dutara hirya no hino, cyangwa se niyo makuru twagiye twumva hirya no hino. Uyu mukobwa Sophia, ngire ngo ubu ngubu ubuzima ahagazemo cyangwa se uko amerewe uyu munsi, urumva yuko ari kugenda akurikiranwa n'abaganga, ariko niko ari kugenda atanga amafaranga, niko ari kugenda aspendinga amafaranga. Ikindi nuko kugeza uyu munsi abangaba baba baramukubise cyangwa se baba baramuhohoteye, harimo uwitwa Christophe, Jeanne ndetse na Vincent, nta makuru ahari yuko bari bwakurikiranwe cyangwa se bari bwatabwe muri yombi bakurikiranwaho iki cyaha, kuko iki ni icyaha gikomeye. Harimo gukubita no gukomeretsa, ngire ngo wenda hashobora kuziramo n'ibindi byaha tutaramenya, ariko turagenda turushaho kugenda dukurikirana akantu ku kandi, amakuru agenda amuvugwaho. Reka ngushimire kandi nkwifuriza ibihe byiza rero, wowe wamaze gukora subscribe hano kuri channel yacu, ndetse nawe ukomeza kumva ibiganiro bya Inguni Zose TV. Ngewe ndi Brown T, ibyacu nakagaruka. Reka mbabwire ngo naho mu kanya, ciao ciao.